mureke nitumurira agatabi nanisabire nuko kagwa kanjye mw'abantu mwe abagabo b'ubu ngubu baranyobeye. Aka ni ka kumiro ngiye kubabwira mpora mbabwira. Gute uri umugabo w'igikwerere ukifata ukajya guhaha ibitunguru, ukajya guhaha inyanya, ukajya guhaha ubunyobwa, urumva atarakumiro? Gute wowe umugabo ujya guhaha inyanya, ukajya guhaha ubutunguru, ukajya guhaha ubunyobwa, kandi umugore umusize ukamusiga mu rugo? Kandi ni umugore wakagombye kujya guhaha inyanya, wakagombye kujya guhaha ubutunguru, wakagombye kujya guhaha ubunyobwa. Maye ngo mamutinya yuko batabagavura. Ubwo se iyo bakugavuye bakakugavura igiceri cy'ijana, cyangwa bakakugavura senkani, cyangwa ku gitunguru bagakatuzaho 20 bakakugavura, bwacya ukabura ayo kugura umunyu, ugasanga umunyu bawuguze. Urumva ya mafaranga baba bakugavuye 20, 100 ridakoze akazi. Hariho igihe ugenda ukaburanirwa, wahataha yakubwira ati ko nta munyu uhari, ugatangira uti nta biceri mfite, nyamara akagenda hariya mu ntuza mu mweko mu ngutiya agakuramo bya biceri, bya bindi yagiye agavura ku gitunguru agavuraho 20, bya bindi yagiye agavura ku nyanya agavuraho senkani, akabyegeranya akagenda akagura umunyu akazana mu karya, ukarya ibiryo bigira umunyu. Urumva? Ubwo se urumva nta handi baba bayajyanye mw'abagabo mwe? Ngenda banenga akanakumiro. Nta mugabo wagiye guhaha ubutunguru, nta mugabo wagiye guhaha inyanya, nta mugabo wagiye guhaha ubunyobwa. Noneho ejo bundi ahangaha ho ibyo nabonye nakumiro. Afashe umugore, uwo ni umugabo, ati tugende mu isoko. Diri ngira ngo wenda aramusohokanye. Ngiye kubona mbona bajyanye mu mboga za dodo mu mboga za dodo. Noneho umugore afata umufungo w'imboga za dodo, arawureba, arangije abaza ucuruza, ati umufungo nangahe w'izi mboga za dodo? Aramubwira ngo ni amafaranga inote y'100, nako ni igiceri cy'100. Amuciye igiceri cy'100. Noneho umugore arangije ati none se ntabwo ufata 80? Darakumirore nagiye kumva numva umugabo aravuze wasaze, izi ngizi ngo muhe 50, 50 ngo twigendere. Uranyumvira? Umugore atanze 80, kandi burya abagore baba bazi ukuntu imboga zigura. Urumva? Umugabo arangije ngo muhe 50. Wa mugabo we ujyana n'umugore wawe kugura imboga za dodo gute? Abagabo mwe nongere mbakebure. Nta mugabo wo kugura ibitunguru, nta mugabo wo kugura inyanya, nta mugabo wo kujya kugura ubunyobwa. Kandi nongere mbakebure kandi n'inshuro, ntabwo wowe mugabo ugomba guherekeranya n'umugore wawe mugiye kugura imboga za dodo, mugiye kugura ubunyobwa, mugiye kugura ubutunguru. Ibyo ngibyo ndabikubujije. Niho ingo zitangira gusenyukira ngo umugore yakugavuye. Kandi nta handi barabijyana. Abaragurira ikidofu umwana wawe, abaragura umunyu mu gihe waburaniwe. Ndagukebuye, ntuzongere guherekeranya n'umugore wawe mugiye kugura imboga za dodo. Abagabo bowe dore buriya rero ntimukabone umubyeyi avuye guhaha ateretse akantu yavanye guhaha hariya, umwana akirukanka akajya kurungurukamo
akajya kurungurukamo rimwe na rimwe ukabona azutuye iminwa, ubundi rimwe na rimwe ukabona aramwenyuye. Nta yindi mpamvu. Buriya wa mugore nimba yakugavuye igiceri cya 20, aragenda agure utudiya tubiri atuzane muri bya bindi. Noneho umwana naza yirukanka aje kureba ibyo yahashye, nabonamo twa tudiya araseka. Murabyumva ariko araseka. Umwana wawe amwenyure wa mugabo we. Noneho natubura kuko yasanze byahenze, atangira azutura iminwa. Ayizuture umwana wawe ababare wa mugabo we. Ikintu ushaka kubabwira rero mwabagabo mwe, wowe ujya guhaha ibitunguru ukajya guhaha inyanya, bizarangira uhashye bigiye, kuko bizagorana umwana wawe naza uvuye guhaha akaza yirukanka aje kureba mu byo uvuye guhaha akaburamo ikidiya. N'ejo unuko azababara, kandi ntabwo uzishimira ko umwana wawe ababara. Uzamubaza igitumye ababara, akubwira ati ndashaka ibidiya. Nurangiza ejo nusubira guhaha inyanya, nusubira guhaha ubutunguru, nusubira guhaha ubunyobwa, uzahaha n'ibidiya wa mugabo we. Ibaze umugabo wahashye ibidiya. Ngaho da. Abagabo twebwe twakagombye kugenda tukajya guhaha akatamenenwa, tukajya guhaha agashingwa ry'ino, tukajya guhaha akadahingwa, akaba ariko wenda ngewe njya guhaha. Kandi buriya sinabyiza yuko nimba mvuye guhaha ako katamenenwa ngomba kugakata. Ako ni akandi kumiro. Ugasanga umugabo avuye guhaha akatamenenwa, nibyo ni inshingano ze zo kujya guhaha akatamenenwa. Noneho abwiye umugore ati umva madamu, zana icyuma aho ngaho. Icyuma akakizana, yamara kukihageza ati ngaho mfasha. Umugabo agakata inyama, agakata rimwe, agakata, noneho akakata barira ku mutima. Noneho yamara gukata barira ku mutima, ubwo akamenya umubare w'izo nyama. Yarangiza ati ngaho umugore teka. Umugore aratetse, nibyo kandi koko ni ukuri kwe n'inshingano ze. Aratetse, noneho igihe kirageze, afite umwana w'igitambambuga. Araje ati imama. Agakuramo inyama imwe akamuhereza, umwana agatamira. Ubwo n'umugore nawe aba agomba kumva yuko zageze zite, zahiye mw'abantu mwe, ataza kukugaburira ibidahiye. Ubwo agakuramo indi, nawe agatamira akumva ko zihiye. Nta kibiritira, ntacyo. Noneho aho igihe kizagerera yakarura akazana ku meza, ubwo umugabo agatangira kurya abara za nyama, Iyo umugore afashe nawe yakayibarira ku mutima. Iyo umugore afashe naye akayibarira ku mutima. Abana akabakuriramo akabahereza. Ubwo aba yaramujije umugore guhereza abana, umugabo akaba ari uzibahereza nazo akazibara. Noneho ubwo ngubwo bajya kuryama, agahita abwira madamu ati ariko za nyama zashizemo. Ngaho da. Ati hasigayemo utunyama tubiri, ejo nzashyuhiriza bebe. Ati ebyiri. Ati gute? Ati hasigayemo inyama enye. Ati njye ndabizi hasigayemo inyama enye. Koko mu by'ukuri za nyama aba yazibaze, haba hari hakagombye gusigaramo inyama enye, ariko inyama ebyiri umugore n'umwana baziriye. Wa mugabo we urajya kubara inyama, uri umuntu wihaye gute? Ako ni akumiro. Ngayo nguko rero ikiganiro kare akumiro. Nk'ibisanzwe mwari kumwe na Jimbirijigo nyirinkota, ubu ndacyayifashe mu karumyo. Inda nini muyimamayira kuko igira inama mbi, igutera